Kesi. Siporo ko wagiye kuzishobora byaje kugenda bite? Siko ushobora kuba ukirwaye. Cyadu byanze pe. Uburwayi bwanze n'ukuri. Ubundi nira imiti bari kumeza bizirimo irangishine bye byakanga. Kandi ubwo yarinze ngo nakuzanye muri siporo kugira ngo ndebe ko twagira akabaraga. Nkumva ko basi kagaruka ariko no kuri pe byanze. Haganisha kureke tugende gake. Rega nawe ntukikunda muvange. Sinabonye yongeye guca amatara n'abagabo. Ako Dudu waretse amagambo ko ugiye gushaka. Duvitez. Kesi salam. Ouais. Ariko sha buryo umubiri ubyaro dahatse. Yakoze Kesi mumbiye kubyina nawe tu. Turi kumwe nyine kumujye ubyina hasi hejuru nyine umanuka hasi uzamuka hejuru kandi kunanuka sibaze. Yabikumbuye tu. Se Jackson ati kuduteza impagarara bakomeza siporo zawe. Kwinyi? Impagarara? Wese yanyeje iyo zo yanteje ni nke yara. Nakaje bagibye yankoreye. Urabyibagiwe. Uribagiye ibyo yankoreye. Nose kumubariza umutima ngo bikumarira iki? Ntago wani biharimo. Abariza umutima. Wese wabandi yabaje ni mukeya. Ni mukera. Cyako zayivuze ukuri koko. Wakambere kararyoha, ari wakabiriho kakarusha. Hama hamwe wumve. Urumva. Ariko Jackson, ko ntigeze ngo hatiriza kuza kuko nigeze ngo shyira hagahato ko waje kuneza. Urashaka iki koko? Kandi rega nta nubwo bye nta n'igihamye ufite ko kirekana ko ari giwe wakwanduje. Muri iki gihe gatugezemo buri umwe agomba gusama amagara yiwe. Abize ukuri koko rwose kandi biranagaragara. Ese Kesi. Ntabwo kumbuye nyine utuntu tw'imitobe, tuji tuvangavanze turyohereye, tuvanze n'amawiski. Kandi ndabyumva unabishatse nimugora nshaka kuza kukureba tukuzanira mu kanya tukagirana ibihe byiza. Nawe nyine ukansokongeza ku rukundo nyine tukagirana ibihe byiza. Hari ikibazo se? Ariko Dudu. Kankubaza. Tuganya kugira anniversaire ryawe. Nayivuza ko nyine kuri anniversaire yawe uramutse ubyemeye. Nakufata agafoto. Nkazagashyira nyine kuri keke yawe nyine ukifisa ukunze nyine. Nta kibazo nyine ukagira ibihe byiza. Hari ikibazo se? Ntongeye kumfotora. Eza telefone yanjye. Ntongeye kumfotora. Kubera siki? Eza telefone yanjye. Twitwugendera. Ariko Dudu. Kucyumera gutyo. Ako nta kibazo wananyuma. Yawe. Ngende gake ariko narushye. Umugende gake urapfuye tu. Yawe, washize neza n'inyama yarwo. Ashize. Hama hamwe wumva. Baba data. Ariko rero nubwo cumbitse afunzwe ndabona udatuje. Ntatuza gute se nuriya mwana w'umuhungu ngo amubuza amahoro ngo nafungishije se. Nukurara kurenganya. Cumbetse yisha amategeko. Kandi itegeko igihe icyo ari cyo cyose iyo uryishe muri iki gihugu ugomba guhanwa. Reba ukuntu yagukoreraga ihohotera. None iyo uza guceceka n'iriya mico mibi yari afite urabona atari kukwica. Yewe nubwo bamuhanye ntabwo ntuje pe. Ntabwo ntuje. Reka nkubwire rero itegeko ntago rigira amarangamutima. Iyo uryishe rirakugorora. Kandi rega buriya hari yari birimo biramugorora kugira ngo asubire mu nzira. Yewe Cumbetse ne yahinduka agataha sinzi ko twabana. Mwabana kandi mukabana neza mu mahoro kuko uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore nibyo bikwiye kugira iterambere ry'urugo rwabo. Kandi ikindi rero amahirwe agomba kungana hagati y'umwana w'umukobwa n'umuhungu.
KESSY byuko geze no guta. Byuka shaka geze no mbuto tubashe kubona uko nywa imiti. Ya miti iguca intege kubera ko utagize icyo ufata. Shaka ndumva nambaraga mfite n'ukuri nakomeza n'ibyaro. Byuka ngufashe basi kuzifata. Byuka. Sibyo? Ihangane. 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 Ariko se KESSY ko iminsi ishira aho kugira ngo ukire kurushaho kuremba. Ubu ntitwagenda basi ukajya kurwarira mu bitaro. Urandambiwe se? Mu bitaro se n'indi uzandwara? Ariko byibuze uri hafi y'abaganga. Tudu. Naho nzajya nimba wumva ndambiwe. Uzampa ubufasha bwo kunsubiza iwawe. Iwanyu se uzasanga yonde. Ubu igihe waviriyeyo none uzifata usubireyo warabaye indembe. Dudu. Ubishyize aho ngaho ndaza kugenda nshuna gake gake. Ngaho basi ihangane wongere uryohokamo. Sibyo? Wongere uryohokamo. Ndabiteretse. KESSY wakihangane kurya koko. Iriya miti ifite imbaraga shuri. KESSY ihangane. Dudu birakaze. Ubuzima. Ipfundo wape. Iki. Ako ntafite virusi itera sida. Barayimupimye se? None arwaye iki? Ibyo arwaye ntabyo bize batubwira. Ese uri kukimukorera aho ngaho? Namwemeje kubikora mwajye mukoresha udukingirizo. Erega Jackson amazi ntagakiri yayandi. Ntabwo wabyumva pe. Yensigaye ntiye no kujya kwipimisha pe. Kugeza ryarize. Wakagiye kwipimisha ukamenya uko uhagaze. Basanga wanduye virusi itera sida bakaguha imiti ugatangira gufata imiti. Ibyo uri kwigira ni ibiki? Dudu ukomeze gutyo ukunza gutyo ntabwo sida ngewe. Hazi ko ufite ikibazo. Virusi itera sida se bayipimira ku myenda cyangwa ku isura. Ugenda bagatanga amaraso kwa muganga bakagupima bakara niba uyifite. Iyo uyifite baguha inama ugenderaho. Ndakwiyamye Dudu ndakwiyamye ntukansurira ibyo. Nundi munsi ndakwiyamye. Uvuga amagambo abaza. Ndakwiyamye mbisubiremo ndakwiyamye ntukansurira ibyo ngibyo. None ntabwo sida ngewe. Amagambo mabi gusa. Izina rya Yesu. Mario, uri umuntu, uri umuzimu, uri iki? Wageze hano gute? Umuzimu ni wowe. Ese uva ntudatuza ngo utsure umwana wacu bizarangira amahoro. Ako se wampaye amahoro mwisanura urugo wasize ushenye. Ko nakubwiye ko iyo nda atari yanjye urashaka iki kindi koko. Usa n'urugo. Yego shenge. Hanyuma se ubuzima bwanjye washenye buza gusa na ryari? Kujya gusingira abandi imitima yarakize nawe uri wowe uri gushenjagurira abandi. Mario reka ngusaba ikintu. Ndagusabye uva aha ngaha ugende. Nzagufasha buri kimwe cyose ariko umpa amahoro. Nimba utabyemeye kandi ugakomeza gutsimbarara
ubuzima bwawe buri mu kaga. ese kumbe niwe wohereje amabandi ngo wanyice ubundi murekire mu bupasiteri wawe ariko sindi buhave tu. Ikindi kandi si wowe nakiriye aha ngaha. Oya, uyu munsi ngomba kumenya nimba ari ngiye mugabo cyangwa nimba ntari we. Oya, aka ni agasuzuguro kavanze no kurengera bikabije cyane. Uba muzima. Urumva uba muzima mu mutwe wawe? Ninde waguhaye itegeko n'uburenganzira bwo kuzana maribori muri runo rugo? Uzi n'ibintu yadukoreye? Uzi n'ibibazo yaduteje? Uriya mwana rero namuzanye nk'umukristo aterana imbabare. Kandi rega wabona ari Imana yamutworeje nk'ikigeragezo. Rero ntabwo namuzanye nka maribori usanzwe uzi. Namuzanye nk'imbabare ikwiriye gufashwa. Kandi rega Bora nabwo buryo bwiza bwo gutsindamo ibitugerageza byose. Ubwo rero ibyo ngibyo nibyo mwapanze we na mubyara wawe kugira ngo muze munteshe umutwe munsereze mu mimbiri bya bitanariho. Uyu ukuntu Nadine amumereye nabi. None aragushutse umuzanye muri runo rugo. Numva ibyo bintu nta kindi kintu kibyishe inyuma wowe. Wajya ukura mu mutwe. Uwo Nadine uvuga nta rugo mperukana nawe. Genda urebe maribori ko amerewe. Amabandi yamukubise hafi no kumwica. Aranje aramucucura kugenda ku mwenda w'imbere. Ubwo se ari nkawe wakora iki? Icyo nakora ntabwo ari ukumuzana hano. Icyo nakora ahubwo ni ukumujyana ahandi hantu. Akagenda akirwariza n'umuntu mukuru warakuze. Nta mwana muto utwara inda. Urukumva? Uwo yaba yakuze byarangiye. Agomba kujya kwirwariza. Kandi niyo twanamufasha twamufashiriza ahandi. Ntabwo ari muri rugo rwa pasiteri. Kumufashiriza ahandi? None. Ibyo nibyo bibi. Kuko ntawaza kwizera. Ari kumufashirije hano muri urugo. Ntawaza gukeka kandi mpibereye. Ikindi kandi wivuga ko maribori atwite. Ntawamenye wazabyara icyo azabacyo. Reka ibyo tubwiriza abakristo nako tujye tubabambira mu kubikora. Kandi rega nta nubwo ari maribori gusa twadufashije. Twadufashije n'umwana atwite. Tiyo rero reka tubafashe kugira ngo tuzabonereho ijuru. Ibyo bigambo byose wavuze ubombokeranya. Urukumva? Ubombokeranya nk'isandi yabuze umunyu. Ngibyo byose mbikubye na 0. Reka none ngende musoro kuko we byakunaniye. Urukumva? Kugira ngo nkwereke ko imigambi yanyu nayimenye. Ariko kuki mba nakwihora kuza kuntesha umutwe? Ngiye ngutesha umutwe? Wibuke neza ko ibibazo byose maribori arimo gucamo ari wowe bimushyizemo. Ikindi kandi umwana twite n'uwawe na amaraso yawe. Umva kandi ngubwire nukomeza guhangana nanjye ndahangana kandi iherezo